Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza Imana iborohereze ibakemurire ibibazo mufite. Umva rero ndashaka ko tuganira ku bintu. Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza Imana iborohereze, Imana ibakemurire ibibazo mufite bibagoye. Guys, uyu munsi rero ndashaka kuganira n'ababyeyi bafite abana banga kurya. Nimba ufite umwana wanga kurya cyangwa umwana ujundika cyangwa umwana utamika agaciro, ngwino mubwire ibintu ushobora gukoresha. Ngiye kubwira ibintu bigera muri 5. Muri ubwo buryo 5 bwose ntabwo uzaburamo uburyo bumwe buzagukorera. Ushobora kugerageza uburyo bumwe bikanga, ukagerageza ubwa kabiri bikanga, ariko ubwa gatatu ntabwo byakanga. Uwo uzagerageza uzafata uburyo bumwe muri ngiye kubwira, ubugerageze, nibwo ngufata ubundi nyine uzabona ubuzagukorera, ndabyizeye. Kuko nanjye hari uburyo bwankoreye ndaza kububabwira. Ubwo buryo bwarankoreye, umwana wanjye ntabwo yakundaga kurya, nageragezaga kumuha imiti ya apeti n'ubundi bikanga, ntakunde kurya, ariko nyine naragerageje. Ubwo buryo narabugerageje mbona birakunze. Ubu ngubu bararya, wenda nubwo atabirya byishimiye, ariko byibuze ntabwo yicwa n'inzara. Ko nabonye nimba ari ikintu cya mbere kibabaza ni ukugira umwana utarya, utabuze icyo umuha, ariko ukabona umwana nyine ntashaka kurya, ukagerageza ibiryo byose ukagera ukacika n'intege ukabyihorera. Birababaza. Umva nawe ubwo kurya birakunanira. Iyo ubona atari, inzara ikamwica, akaruhanya, akarira, akarwara. Nyine abana batarya murabizi ingaruka zabyo ukuntu biba bimeze, usanga ariko akana karwaragurika. Ubu n'abatindiye rero uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere tugiye guhera ku mwana mutoya. Kaduhere ku mwana mutoya wa wundi ugitangira kurya. Ubwo ni nko kuva ku mezi 6 kugeza ku mezi wenda nk'8, 9. Uwo mwana ikintu umukorera iyo yanga kurya, ibiryo bye urabizi ko baba bakirya ibiryo byoroshye biseye. Ibiryo byo byoroshye, no mu biryo bikumbagaye ukagerageza ukabyoroshya. Ikindi ukagerageza no kumuha ibiryo ku gihe. Kumuha nimba warateganyije kujya umugaburira 5, ntuzirenze, bikaba ari ibihoraho. Ukajya umuha ibiryo ubwo 5, ukagerageza nyine ukamuha ibiryo ayo masaha. Ikindi kintu, wenda nimba umuha ibiryo 5, making ashobora ko 4 umuhaye urubuto. Ushaka kumunombera umuneke, ukamuha izo 4 ukamuha umuneke n'amazi, ubundi ukamwihorera. 5 uzagera ukamenya ngo umuhaye ibiryo. Arabirya ashobora kubyanga, sibyo? Ashobora kubyanga, ariko nyine numva iyo umuntu yariye imbuto nyine arasonza. Rero nawe ikintu ukora, uragerageza uwo ukabishyira ukabikorera ku gihe, ntushiremo akavuyo. Ubundi ukareba nimba umugaburira 5 ukareba akabyemera. Yabyanga rero, ikintu ushobora kumukorera, njyewe nyine ibintu namukoreraga, namujyanaga hanze. Kuko n'ubundi nari menyereye kumugaburira mu nzu, abana wenda yaranabihaze, nkamusohokana hanze, nkamushyira hanze, nkamugaburira ari kureba ibisiga, ariko uribona ibintu nyine bitambuka. Ibyo rero nabyo byageze igihe arabihaga, najya mujyana hanze akabyanga. Ikintu nakoze, ushaka umuntu nyine ukajya ujya kumugaburira hari undi muntu wamusetsa, gukora utuntu nyine kugira ngo arangare, aseke. Iyo asetse woherezayo, uko aseka woherezayo. Noneho ikindi yasetse ashaka kumira, urumva afite ibintu bimubangamiye mu kanwa, ari byo biryo wamuhaye. Iyo bari kumusetsa ashaka kubimira. Rero uwo ugakomeza urwana n'ibyo ngibyo, umubyinira ku ruhande, amuririmbira, uko aseka nawe ushyirayo, ubyitayeho nyine uko aseka ushyirayo akamira. Ubwo uwo ni umwana mutoya. Noneho iyo ari umwana wumva rero, iyo ari umwana utangiye kumva nyine, utangiye kumubwira uti kora iki, akagikora. Ikintu umukorera, ugerageza kumugaburira ku ruhande hari ikintu akunda. Ikintu cyo nabonye, abana bagira utuntu bakunda. Nta mwana nyine utagira akantu ko kurya akunda. Rero uyu ukaza uza akantu akunda, urugero wenda ashobora kuba akunda amazi, ugerageza kumugaburira iruhande hari amazi, ukamutamika ukamugutimira nguha amazi. Iyo bwa mbere ushobora kubicira, iyo abiciriye umwereka ko urakaye, ukarakara ukabimwereka, kandi abana baba babireba. Iyo abonye urakaye, ubutaha ntabwo abicira, arabijundika. Iyo abijunditse rero uramubwira uti nguhe ku mazi unywe, ukanayamwegereza ukabimwereka, nguhe amazi unywe. We arwana no kwitamira kugira ngo yinywere y'amazi.
ugakomeza ugakoresha uwo mutwe w'amazi, ukajya umuha dukeya nyine ntumuhe menshi, ukamuha dukeya agasomaho rimwe, ubundi ukayamwima ukayashyira ku ruhande. Ikindi hari n'abana bakunda umukati, urumva umukati, karoti, ibitunguru, ubwo ngende kugereranya n'ibyo uwanjye akunda nyine, buri mwana aba agira akantu kakunda, ako kantu akunda rero niko kagufasha kugira ngo bya biryo abirye, ibiryo by'intungamubiri nyine ibiryo nyabiryo abirye. Uba uragerageza nimba akunda umukati ukawushyira ku ruhande, ujya kumutamika wamutamitse arabijondetse ugahita umugatakira umukati urye. Iyo abonye wa mukati arwana no kumira ibyo afite, nka kwa kundi ku mazi nyine nababwiraga, arwana no kumira ibyo afite kugira yirire wa mukati, cyangwa ukaba wamuha no mu ntoki akawifasha. Iyo yifashije umukati we agira ngo akomeze yirire umukati, uko yasamye ushyiraho ibiryo, uko yasamye ngo arye umukati we wowe ushyiraho ibiryo ukamuhereza. Icyo nacyo ni ikindi kugerageza kumuhesha ikiyiko gito, nyine kugabanya ingano y'ikiyiko umuhesha, ntumuheshe uruyiko runini, ukagerageza ukajya umuhesha akayiko gatoya, ibintu nk'ibyo. Ikindi ukanamushimira, nimba umuzaniye ibiryo ukabona arabiriye nyine muri iyo ntambara, ukabona arabiriye ukageza ukamushimira, nawe ukamwereka ko nyine akoze akantu keza, ubutaha nyine arwana no kugira ngo abirye bimare umushimire. Ikindi kintu ushaka kumukorera ni ukugerageza gushyira ibiryo bikeya ku isahani, nimba ugiye kumugaburira ntujye gupakiraho ibiryo. Murabizi neza ko n'abantu bakuru badakunda nyine iyo babonye ibiryo byinshi bishobora kugutera umunebwe kubirya. Rero nawe uragerageza iyo ugiye kumugaburira ugashyiraho ibiryo bike, wenda ushobora kugenda ubyongera nyine ubyongeraho ugenda wongeraho, ariko ukagerageza nimba we ugiye kumuha ugashyiraho dukeya, niyo washyiraho ibiyiko 2-3 ukaza kugenda wongeraho, nabyo biramufasha. Ikindi kintu rero nacyo cya nyuma ni ukugerageza kumuha ibiryo akunda, nimba akunda umuceri cyangwa akaba akunda ibirayi, nyine ikiryo uza akunda uragerageza nacyo ukajya ukimuha, noneho ukanagerageza ibyo biryo akunda ukabimuha akabyirisha, kugira ngo akomeze yumva uburyohe bw'ibiryo wenda n'ibindi yakurizamo kubikunda. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo nari mbafitiye. Umuntu utarakora subscribe ndagusabye uyikore, nzagenda nkomeza mbabwira utuntu twagiye tumfasha kugira ngo wenda niyo byafasha umubyeyi umwe cyangwa babiri ni byiza byanshimisha. Murakoze rero, ndabakunda.